Nizere ko mumeze neza abakunzi bacu muduhora mudukurikirana aho muherereye hose, abadukurikiye muri amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasiro bwaryo ndetse namwe mudukurikiye muri mu mujyi wa Kigali, abadiaspora namwe aho muherereye hose ndabasuhuje. Rero aka kanya tugarutse n'amagambo y'ampano ya postinze ku rubuga rwe rwa Instagram, aho bamwe bari kuvuga ko mudasengera umuhanzi y'ampano ashobora kuba yanakishyira mu kagozi cyangwa se yakiyahura. Rero uyu muhanzi y'ampano ubu akaba ari koherezwa ariya mu Bubiligi, ariko akaba yapostinze amagambo yuzuyemo agahinda, amagambo ateye ubwoba ndetse n'amagambo ari kuvugisha abantu benshi cyane hano ku mbuga nkoranyambaga. Rero y'ampano anyuze ku rubuga rwe rwa Instagram yapostinze amagambo yuzuyemo agahinda, amagambo ariho ifoto arimo ararira cyane. Mbese ni amagambo yatunguye abantu benshi ndetse ababaza abantu benshi, ibinyamakuru byinshi cyane hano bikaba byamuvuzeho. Rero y'ampano anyuze ku rubuga rwe rwa Instagram yapostinze avuga ati kuvukira kure, ati sibyo byatuma abantu bamumenyera cyangwa se bamugirira nabi, dore ko yafashe umutima we akawuhereza abantu, awuhaye abantu bawica nabi. Ati rero iyo akireka kuha abantu akawuhereza imbwa cyangwa se urukundo rwe akaruhereza imbwa, ati burya imbwa ntabwo yakugambanira. Yongeraho ati ibihe byiza bizatambuka, ati hano ariko ati aheza ni mu ijuru. Ni amagambo yatunguye abantu benshi bavuga ati ese umuhanzi y'ampano avuze ati aheza ni mu ijuru, ese y'ampano yaba agiye kwiyahura? Y'ampano ni ibiki yaba agiye gukora? Ni nyuma y'uko hagiye amavideo y'urukozasoni cyangwa se amavideo y'ampano arimo aratera akabariro n'umugore we. Rero aya mavideo ndetse bamwe mu bagize uruhare mu kuyashyira hanze bakaba barimo gukurikiranwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Rero bamwe bibaje ese y'ampano ko twari tuzi ko yagiye hariya mu Bubiligi, akaba agiye kuba yaruhuka, akaba yitekerezaho, akaba avuye muri stress, ni gute arimo arapostinga arimo kurira cyane? Ni ibiki biri kuba kuri y'ampano ko twari tuzi ko basi kuba abagize uruhare mu gushyira amavideo ye hanze bari gukurikiranwa? Ati y'ampano ntago byaba bikimuteye ikibazo, cyangwa se ni ibiki byaba biri gutuma y'ampano apostinga arimo ararira? Ni amavideo n'ifoto yavugishije abantu benshi cyane hano ku mbuga nkoranyambaga, kuko y'ampano yanyujije ku rubuga rwe rwa Instagram. Abantu benshi cyane baratungurwa baribaza ese y'ampano gute uri gupostinga urimo urarira? Ati se ni prank? Ati ni ibiki bikubayeho? Y'ampano nta magambo menshi cyane yabivuzeho, gusa nyine ni ibintu byabatunguye abantu benshi birabababaza, dore ko twari tuzi ko y'ampano kuba yibereye hariya mu Bubiligi n'umugore we agiye kubanza akenjoyinga, akimara stress, akikuramo stress z'ibyamubayeho, akareka ibintu byo kuba yakiheba. Hari bamwe bagiye banyura muri commentaire bakavuga ati y'ampano ati ihangane, ati humura, ati ibihe bibi bibaho ariko n'ibyiza bibaho, ati wikiheba muvandimwe wishaka kuba wakigirira nabi, ati weho tuza, ati Imana izakuba hafi kandi Imana izagutera iteka, ati reka abakugiriye nabi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruzabakurikirana ndetse bazahabwa ibihano. y'ampano nta kintu yigeze aba yabivugaho, kuko bamwe mu bakunzi be nuko bari kugenda bavuga, hari abandi bagiye bavuga ati y'ampano ati humura nta byacitse, ati ntacyo twabonye kidasanzwe, ati kuri wowe n'umugore wawe kuba iriya video yarageze hanze, ati ntacyo twabonye tutari dusanzwe tuzi, ati rero humura nta bikuba byacitse. Gusa y'ampano nta kintu yigeze abivugaho. Hari n'abari kuvuga ati Paul Sano umuhungu wacu, ati ihangane ihangane ihangane. Rero y'ampano reka tukubwire, ati ihangane natwe tukubwira ati ibintu biri kugucamo kubaho cyangwa se ibihe uri gucamo biragoye kubyumvisha. Ati rero ihangane wikiheba, wishaka kuba wakigirira nabi. Rero tekereza ejo hazaza, ureke gutekereza ku hahise, dore ko ahahise ntacyo haba hakimaze. Rero reka ngushimire aho twabanye, gusabe umwandire ku ijambo subscribe niba ari ubwa mbere rugeze ahangaha, mubwire ngo turajya tugomeza tubana ku bindi biganiro bigiye bica kuri no channel ya YouTube. Rero nawe ifatanye na y'ampano umubwira ati y'ampano ihangane, ati igihe kizagera ibihe bize ari byiza, dore ko y'ampano apostinga yavuze ati mwana wanjye, ati muntu wanjye, ati aheza ni mu ijuru. Rero sinzi impamvu yavuze ati mwana wanjye, muntu wanjye, aheza ni mu ijuru. Rero mumwihanganishe areke kuba yatekereza kuba yakigirira nabi, dore ko abenshi bavuze ko y'ampano ashobora no kuba ashaka kuba yakiyahura, gusa ntago tubizi, reka dutegereze. Gusa y'ampano tuvuga ati y'ampano ati witekereza ku bihe bibi cyangwa se witekereza kuba wakigirira nabi, ahubwo tekereza ufokasinge kuri ejo hazaza, ureke gutekereza ku byahise. Rero reka mbashimire, bari kumwe na Digi nk'ibisanzwe, umwana ubikora ubikunze.